wa none we uyu munsi wa none we ntakiri uturukundo we ntakiruta kubana we ngo abeza biwacu gakoni k'abakobwa shenge gatakara ntibataye ibero by'uruyumbu rimwe ryuhiriweho inyambo abakobwa b'iwacu dore murakagwira shenge maze nk'ubwatsi bwazo dore ntimugatezuke maze ku muco karande dore sineya mwiza ngo niyo yamfura nziza yiwari rusaro maze rusaro rubasumba igikaka cy'umusore ngo niryo rya shema ry'imanzi gahunda zose zigiye kubera ahantu zezo zitunganye, haba ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byaboneka ahantu wera, ubikureho umuvumo wose w'ubutaka, kuko uri Imana ishobora byose. Komeza utsinda nyagutsinda, nesha nyakunesha, uri uwera none n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen. Intore nkuru yaje iziri imbere, yigire hino atambuke maze dusuhuzanye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbawe. Imuhanga muri aho? Imuhanga turashimana. Ndabona mumeze neza, turi bazima. ndabona nabo mwagendanye bameze neza, barishimye. Namwe ku mayaga muri aho? Ku mayaga turaho. Muraho. Turaho mu ruhango. Mufite impagarike n'ubugingo cyane nk'uko ubivuze, kandi nawe amaso araguha. Ndabyirebe. Kugira ngo urareba aba basaza, aba bakecuru, aba bose nabo ku mayaga, hano iwacu mu ruhango. Natwe urabona b'imuhanga twabukereye dusa neza, tuza tubasanga. Damascene, Karamenye. nkundira rero unyemerere mbanze nkwakire, ubundi ibindi biganiro birebire birambuye turaza kubigirana mu mwanya, kandi rwose nizeye yuko muri uyu muryango wacu kwa Bizimana Isaie ntabwo nifuza ko wabura umwanya ngo wisanzure. Oya kugekera n'inshingano zawe Jacques. Reka nsabe. Naje gusanga. Yego, nibyo naguteguriye. Ndajya nongera ngiye. Kugira ngo ubuki ushima cyangwa se umutobe bakunda kukwakiriza cya gihe ugeze mu rugo uvuye mu kazi, aba ari wo nuko kuraho. Abana ni abahanga.
na se ubabyara n'umuhanga. none se si byo. Ugiye mu bahanga umuhanga n'umuhanga. umuhanga byara umuhanga cyane mwamfuranga bafite ubuzima abe bwawe. wawe maze nibangiza tuze duhurizemo oco. Noneho rero Damascene somaho wumve umva kagera mu ijigo Buraryoshye. noneho rero reka musabe utambuke usubire hariya mu byicaro. Yego. nta mugabo usoma ahagaze, nanjye subire hariya mu byicaro tubanze dusome tunaganire, tuganire, umanure ivumbi, umanure utsirike icyaka ntukice, utakica ngo ingeso y'ipfuye na nyirayo abapfuye ugasanga murajyanye. Umuryango wa Pasiteri Aloyizi twasenze Imana dusaba Imana kuzatugeza hano muri uyu muryango mwiza wa Izayi Muyaga. Imana yabikoze. Haleluya. Twavuze ko nituhagera turi amahoro tuzashima Imana. Munyemere dukomere Imana amashyi. Kandi nongere mbasabe, hari ntashyo baduhaye mu muryango wacu. Mbonera kubwira umusaza Fiti, aha harimo abasore b'abanyabigagara, harimo abagabo babandi b'intarumbikwa tuvuga ngo ni abagabo b'ibikwerere, hari n'abasaza, yego, hari amajigija n'abategarugori, hari abana batoya, hari abasore n'abakobwa. Yego. Izo ngeri zose umuryango wa Pasiteri Aloyizi babampaye ngo mbazane muri uyu muryango mubaramutse nabo babaramutse. Maze aho muri muhaguruke dutange za ntashyo, murambure ibiganza tubifuriza amahoro. Ibi biganza biravuga ngo nimugire amahoro. Namwe Aloyizi nimugire amahoro. namwe mugira amashyi. Za Aloyizi yambwiye ngo gukunda rwose, akira ikiganza kiva mu gukunda. yego, Inindamukanyo y'umusaza Aloyizi mubwire uti yazakira. kandi ntabwo yanyohereje nitumye maja, yampaye n'ubutumwa nkugezaho mu kwizihiza umunsi w'intwari. Yego, ubutwari bwabaranze natwe bukaturanga, rambwira ngo mugire umunsi mwiza. yego rwose, kandi si ku magambo ahubwo hari n'ibikorwa. Reka nsabe, hari umwari twagendanye nubona ageze ahangaha twazanye, ari kumwe n'abasore baje ubuki. Uyu nguyu ni umuhereza, umuhereza abikoreza abasore b'abanyabigagara ndabafite. yego, Nyemere rero Jafeti, ubu buki ni ubuki bwegewe hariya wacu Muhanga, ubwakire bugufashe gukomeza kwizihiza uyu munsi w'intwari. yego, kandi n'ubuki bubereye umuryango wawe nawe. yego rwose, ndabashimiye. mwamumerera amashyira. Ubu ni ubuki bagwaye ngo uzane mu muryango kwa Bizimana Izayi. Ni intwererano mbega. Ni intwererano. Tuyisome maze ubundi twinikize igitaramo. Dutarame agati gaturike. Kandi dufite n'icyo dutaramiyeho. Rwose niba kumera amashyi na none. Ako karagutambutsa. Maze nuzamura ikiganza ndahita ngaruka. Yego. kandi ni wowe nagisanga, ni wowe ufite. Muturutse mu karere ka Muhanga, hahandi hafi ya mu Basasamigozi. Se Babasasamigozi ntabo mwazanye? Ntabo. Iryo zina ryarahindutse. Yego. Hari kera tutaraba imbangukiramihigo. Yego. Ubu turi intore z'imbangukiramihigo. Ubu barabatijwe. Umva,
barahindutse twarababwirije ubutumwa bwiza bakiriye Yesu Kristo bakiriye Yesu umwami n'umukiza barabatijwe bagikanyarira buzura umwuka wera nuko Imana ishimwe hamya rwose ndabahamiriza ariko muri aba ntabari nahawe n'umuryango wa Pasiteri Aloyizi kandi anansezeranya ko ningera muri uyu muryango ari ukwisanga n'umuryango bahanye inka bahana abageni kandi mu by'ukuri nkigera hariya ku bikingi by'amarembo nabonye babahungu bawe buguruye nkomeje kuza ngeze imbere yawe mbona ndamukije ibiganza bindi ndamukije mbona ko birangarira nkunda cyane Japhet turi mu muryango wacu dusoza umwaka wa 2019 dutangira umwaka 2020 twibuka neza vision 2020 dutangira vision 2050 twari dufite igitaramo twizihiwe cyane dore ko mu gitaramo cy'iwacu tugira imbyino zitandukanye haba harimo abacuranzi harimo inyirigisi harimo inyamirya harimo inkomangano harimo indoha mbese turinikije igitaramo umusaza ari we data kandi akaba n'umutware w'umuryango yari ku nkingi y'iziko hafi aho ngaho cyari igitaramo cy'umuryango nanjye nari bugufi bwe ni ku nkingi y'igitabo cy'inkomane ya nkingi twita Kanagazi umusaza rero yizihiwe ayihobeye mubwira irenga ndeba umusore dufite umuryango witwa Ntirenganya Jean Pierre ari ku nkingi ndamurana mbona afite icyo yabwira umuryango niko kumusabira umwanya mu gitaramo arawuhabwa tugezaho icyifuzo cye atubwira ko ari ku ishuri ari mu itorero yabengutswe umukobwa wo mu muryango wa Isayi witwa Weragiye Jeanne d'Arc ariko kugira ngo ajye kugera kuri iryo zina hari akaririmbo yatangiye aririmba Jeanne d'Arc ibibazo byabaye uwo musore ni muzima afite uburwayi bw'ahangaha ndi gukora nibwo burwayi afite ikibazo none si yo ndirimbo Jeanne d'Arc wiragiye urukumva ko nagerageje kubera ko nari hafi kuri iyo nkingi y'igitabo cy'inkomane namuteze amatwi bwira data irenga yuko uyu musore afite ikibazo koko kandi ibibazo mu gitaramo burya y'umuryango wateranye ibibazo bijya bikemuka hari ikibazo kibi n'icyo mu mutwe naho icyo mu rubavu umuntu yareba nuko yeranje akiyambaza n'abadogiteri Japhet ngo dogiteri arahari nibyo nuko rero ndabimba ndakubwira nibwo tumuhaye umwanya tugezaho icyifuzo yifuza ko twazaza muri uyu muryango tukamusabira umukobwa yabengutswe umuryango turabyumva
turabiganira turanamanama nk'umuryango ducukiza igitaramo. Nibwo twahise dukingura irembo ryerekeza ino mu Nduga, twohereza intumwa ziravunyisha. Bamaze kuvunyisha batubwira ko bahageze, barabakira. Si ibyo byonyine, baragaruka batubwira yuko umuryango basanze ari amahoro, umuryango wa Izayi. Batubwira abagenzi, twumva turishimye, turanezerwa, dukomeza gutarama twizihiza ubunani. Ugeze ku itariki 2 rero z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2020 nibwo naje muri uyu muryango wawe, siko nahagusanze. Dukora iby'umuco udusaba, dusaba irembo. Sipire maremba na 3, hari irembo ry'inka, yego, irembo ry'inka, irembo ry'imyaka, irembo ryinjira inka igasohoka bageni. cyose Cyashakaga muri kugeza aho yuko shaka irembo ryinjira inka rigasohoka umugenzi. yego, Muranyemerera irembo dukora iby'umuryango. Tumaze gukora iby'umuryango dusezerana yuko aho imfura zisezerana niho zihurira. yego. Nyakubahwa Roza afite nari kwibutsa kandi mbwira abo umuryango wa Izayi n'umuryango wa Royizi batari bahari kugira ngo bumve ikiganiro twagisoreje icyo gihe dusezerana ko imfura aho zihuriye ariho zisezeranira. None kuri uyu munsi nagira ngo rwose gusabe, mfite ijambo ry'umuryango riza gusaba umugeni. Sabira umusore witwa Ntirenganya Jean Pierre, umugeni witwa Iragiye Jeanne d'Arc. Maze mubyeyi, ijambo ry'umuryango ni iryo, kandi nkwibutse pe, nzi neza ko dufitanye ibihango. yego. Iki uyu munsi rero suburiza sinabucura. Javi, ndagusaba umugeni rwose ku mugaragaro. Sabye umugeni, niba Wiragiye Jeanne d'Arc, ndabizi naje nikwije, nzi gahunda zo gusaba umugeni ku mugaragaro. Ngusabye umugeni. Batari uko utume ucyura ubuhake, harimo abarakaye, uravuga ntibaguha amashyi, wagira ngo ntibahe ibyo Damascene avuze muryango nibyo, niba ari byo se ahubwo rero Damascene nari ngize impungenge yo kurimo bavugira ibyo batagutumye. Oya, ariko menya hari nabo bafite impungenge, ariko ushatse wabamara impungenge ukababwira ko uyu muryango ari umuryango ugira ubuntu. Hanyuma abafite imitima ihagaze nibatuze. Bizimana Izayi, ndagira ngo mu muco wacu, mu muco w'Abanyaruhango, munyerekere Damascene ko twamwakiriye. Mwabibonye Damascene? Nabibonye. Damascene rero ubuze ijambo ryiza, ijambo ry'urukundo, kandi umuryango warikurikiye, ndetse nanjye naryumvise. Icyo gitekerezo rero utugejejeho kiroroshye ariko kiranakomeye. Ntabwo nahita mfata umwanzuro ngo guhe igisubizo. Nagira ngo urabona yuko ndi kumwe n'abasaza, ndi kumwe n'abagabo b'ibikwerere, ndi kumwe n'abakecuru, kuva ku kibondo kugeza ku kibando, bose bateraniye hano kugira ngo twumve igitekerezo cyawe ndetse tugisesengure, nitwumva ari cyiza tucyakire, kandi ndahamya ntashidikanya ko kiraza kuba cyiza. Hanyuma rero ndagira ngo sabe umwe mu bavandimwe, ni se wabo wa Jeanne, uwo wari urimo uvuga,
banze mubaze ko uwo Jani Damascene arimo avuga ese buriya mubona akwije imyaka yo gusaba. Ntabwo twarenga rero ku mategeko. Hano dufite abantu bize iby'amategeko, ndagira ngo mbasabe nibo babijijukiwemo kundenza babanze bamuha uburenganzira bambwire ko Jean uwo nguwo agejeje igihe, hanyuma nusanga agejeje igihe ubwo nawe uragira icyo umubaza. Bagiranye na Japhet biradushimishije umuryango wa Isayi kuba ari mwebwe muje nibyo. Rero buriya usanze turi mu gitaramo n'ubundi nk'uko bari kukubwira, twari mu gitaramo rwose twizihiza umunsi w'intwari, kandi ubutwari bwo ku mayaga bo barabusangamo, buriya tubukomora ku bwenge amayaga bafite. Jean rero ntago ndi bukubeshye, twarasenganye urabizi, Jean yujuje imyaka, Jean nta kibazo afite, bakumberera amashyi bagushimira. ariko rero hari akantu icyamukura kiraguma rwose pe, nabyumvise urabizi kandi n'iryo jambo nashakaga. ariko ubu Japhet mu gitondo cyagiye muvugana, hari amakuru atari afite. Jean mu kwizihiza uyu munsi w'intwari kubera ubutwari bwo ku mayaga afite ubwenge bwinshi cyane. Jean buriya mwahoze muvuga ko n'umwana wanyu ngo yarwaye afite ikibazo mu rubavu. Reka twebwe igihe twizezaga uno munsi twizeza n'ubwo bwenge abana mu butwari bajya bagira bagatsinda mu mashuri. Jean ubu tuvugana ari mu Butaliyani. Jean agiye kwiga ubuganga rwose ubu Jean, kandi warayumvise ukuntu nimugoroba batanze amakuru bavuga ko yabona ibiki, yabona bari coronavirus, ibona bari ibiki. Rwanda ya ntikigenda, nta ndege nimwe ikigenda, ariko kadushaka igisubizo kwa ko uri inshuti yacu. Intore yishakiye igisubizo. Ubundi ko dufite washaka Jean d'Arc arya. Jean d'Arc uragiye. Jean nta hari undi Jean atari Jean d'Arc, ari Jean sibyara. Turaza ko kutubigenza, ariko Jean ari kwiga kandi urumva indege zahagaze. Ubwo rero imyaka yarayuje, ariko muri iki gisubizo ko mugikemura kuba nagushimira. niba bose bashyira umuhungu wawe bose yarabakunze, ubwo icyo kibazo zo kuzagikemura ibyo birakureba. Aho imfura zisezeraniye niho zihurira, yego bazizane, mutumwe inka, mukobwa jana, yego ayo mazina mu irangamimerere ry'u Rwanda wiragiye Jean d'Arc arayemerewe no mu muco w'abanyarwanda cyane. Ariko n'akabyiniro k'umuryango ko ntukavaneho. Ntabwo narivanaho. Buriya se w'umwana niwe uvuga amazina umuryango wateranye. Yego hari n'andi wandusha, ariko abaye mukobwa jana nta kibazo, abaye mu bazizane, abaye mutumwe inka, ayo yose twebwe iwacu arahaba, kandi n'umuryango wanyu arahaba. ubwo ni umwe muri abo nyine. umwe muri abo nuko kagire urakazihorana cyane. Damascene rero waje ufite uti ndasaba umugeni. Umugeni njyewe ku giti cyanjye ndumva namukwemereye, ariko buretse hano iyo umwami avuze ngo kira, niyo wari kuba urapfa uhita ukira ako kanya cyane. ubwo nibyo njyewe nabyemeye, niyo mpamvu umuryango wishimye. ariko nagira ngo nkwereke ko atari byo nihimbiye cyangwa se nkoresha igitugu muri uyu muryango. Hano harimo base wabo urababona, na ba nyirasenge ngabari hariya. Reka nabo tubaho umwanya cyane ko ari uburinganire. Hano mu muryango wacu jenda irubahirizwa. Reka mbanze tubaze se wabo uyu nguyu ibyo uriya mugabo arimo avuga, ko mwabiteze amatwi, ariko turimo turaganira. uriya mugabo yaje avuga ko kiriya gitekerezo twacyakiriye. Se hari umwe muri twe waba atacyakira muri ba nyirasenge, ba nyina wabo? Nagira ngo ashyire urutoki hejuru hatataza kuvuga ngo
twamupfukiranye. Reka nsabe nyirasenge yigire hino maze aguhe igisubizo. Umere mikrofone. Ubwo uyu mudogiteri yavugaga yuko Jeanne yagiye kwiga hanze, ubwo mubonye bakingura urugi hariya, indege niyo yari imuzanye. Ibisubizo urimo kubona byavuye muri ya masengesho, kandi iyo wasenze irumva ngira ngo ntabwo jye nagushinza ruswa, ahubwo ibi biri mu masezerano wari wahawe. Nibyo. Ngira ngo ugeze umbwira uti narasenze Imana imbwira ko umuryango wanyu nzahakura umugeni. Uko nukuri. Nanjye ndavuga nikomeza utitirize ntuhave. Ariko ngira ngo ibisubizo watangiye kubibona, nyirasenge aragira ati Jeanne yahageze. Ubwo rero Damascene komeza ujye mbere, umugeni wamwemerewe. Murakoze, ndabashimiye. Yego. Mwemere wakira ubuki bwo gusaba umugeni. Yego. Kandi urabizi neza yuko bose ngiye bugufi. Kabuture. Ubu ni ubuki bwo gusaba umugeni. Banyamuryango, ubu buki mwabubonye? Mwabwemeye ngaho ni mu Damascene, ngira ngo umuryango wacu wabibonye ko ubuki bwo gusaba umugeni twabwakiriye. Murakoze. Sinzi rero niba biciriye aho. Oya, ntabwo byakiraho. Umuryango wampaye n'inkwano, wampaye nagiye mu rwuri bampa inka, kandi urazi tuzivuze aho zaturutse, uzi ko iz'iwacu n'iz'iwanyu hari urwuri zirishirizamo. Yego. Kandi wibuke neza ko ziriya zose uzi aho zaturutse. Ni wowe uhazi. Zaturutse kuri za zindi ziragi. Yego. Zambata z'iwacu n'iz'iwanyu aho zabaga mu rwego. Ese Damascene, Amen. wankundiye ubuki Yego. ugiye gusabiraho uyu musore wanjye akabanza agakuraho rwa rupfuko, maze tukabanza tukabusogongera atoya, ubuki butaza kungwa nabi ugasanga ndisubiye. Oya, sinakuzana ibikugwa nabi, Jacques turabizi ko twabanye. Ndabizi. Kandi icyifuzo cyawe. Yego. Kuri njyewe ni itegeko. Si uyu musore ntazi gupfundura neza iryoshye. Bakubwira. Niba ari uyu musore wanjye uburyoheje yenda, ariko buragukwiye, nawe umushimire uburyo abikoze. Mwakire. Kagira banza usoma wumve. Ongera. Ibyo birahagije. Reka nanjye nsogongere. Ni ubuki. Ni ukuri si ukubabe. Ijego riranyeganyega. Damascene. Amen. Reka nkwemerere ubuki. Noneho ndabwumvise. Reka nkwemerere usabe. Bakora tukakora iby'umuco wacu w'Abanyarwanda. Ntitwawureka. Niwajya kure yawe ntabwo. Izi nizo zazanye ba mama, zizana na ba nyogokuru. Isuka niyakire n'imbogo. Ayakire. Dukora iby'umuco, kandi urabizi neza ko nta bigenda yonyine, hari yo guhinga ubwatsi. Yego. Kuko tuzazana
inkwano maze rero mugende muhinge ubwatsi twasubirirayo. yego tuzagaruka dufite ibyishimo n'umunezero tubazaniye izikwiye Jane twayakiriye. Amaraso ya Yesu yatugize umwe n'inzuri zacu tugishiriza hamwe. nuko noneho rero kandi wavuze ko wikwije, reka tugukoshe udukweri. Nibyo icyifuzo cyanyu kuri jyewe n'itegeko, maze mwanyemera nyakubahwa. nibyo rwose. yewe Habima ni mu izina rya Pierre, hari abamukoma Kabugu, hari abamugaragiye akuramutse. arimo aratambuka, mwongere mu mukomera amashyi, ibiganza bigabamariza. Nguyu rero Pierre mwita w'uyu muryango wategereje igihe kirekire n'imitaga myinshi, aramubwira ati Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana. Damascene, Amen. nkimara kubona uyu musore wawe nakare kose nza kuba namenye ko ari uyu musore mwiza, musore w'amasoso, musore w'uruhanga ruhanitse. ndagira ngo umuryango wanjye, umuryango wa Bizimana Isayi, umushimire kandi mwakire muri muryango. ntabwo wacu turi imfura, mutunge inkoni sha, mutunge inkoni. urakoze mfura ya data. natambutse maze umuryango mukomera amashyi nawe yizihiwe. egera data nawe akuramutse kuko nta mwana uramutse abakuru. ashimwe. urakoze. nimubazamurira amaboko babyeyi, muvuze impundu mubizihire, baje bagaragiye Peter. iwacu impundu ntizirahundura. mubyeyi mwiza, nawe uzajya kwa data atari njye mujyanye, nimunkundire muca akabugi ubundi muharire urumuri. uyu munsi mwiza utuye igite kunyerera cyari isaha ikiri isake. ndimo kwa Bizimana Isayi, twamwakiriye kandi twamwishimiye, ndetse twabonye akwiye umukobwa wacu Jane. bamwe umuryango mushimira iryo jambo ryiza, ko ijambo ryiza nk'iryo ndarihagurukira nkumva ndishimye. ni nk'intore nzima, nk'imfura nziza, kandi nk'inshuti yanjye. jyewe ku giti cyanjye ndagira ngo nkukoshe. ntabwo njya kure cyangwa ngo mpinde. Damascene, Amen. bari abasore bari hariya babareba, ndabareba. ni bangahe? 3. bari hariya babareba, ndabareba. ni bangahe? 3. ubwo bose hamwe 6. wakongeraho na bariya 8. okay. ubwo igisubizo ni icyo. ntabwo nakwaka ibyo udafite, navuye rwose, kandi ntabwo nakurushya, ahubwo nawe wagira ngo wabikoze ubizi. yewe reka nkwereke ko nzemeye kandi Yego. zihari cyane. urazi ko turi abatunzi, ndabizi. kandi ikimenyetso cy'abatunzi yego mu kinyarwanda. reka ngushyikirize igicuro, yego maze ntabwo icyo gikoreshwa urakizi. yego twebwe ntabwo turi abatahira, uze kugishyikiriza abatahira, bajya batahira izo zirakobwa. ariko Jeanne d'Arc. se yego ahubwo nturebye wari wibagiwe. nyine yego iyo ntebwe umuhiramo. ntabwo twebwe tudahira, ahubwo dufite abasore. nagira ngo uwo musore wawe yerekere uwanjye uko azajya agifata ejo hatoya. arasuka he yubanze ikibumbiro.
reka turebe ko ab'imuhanga n'amayaga bigendana. twazanye ihinga ubwatsi. Yego. Akamashini nako nakadufasha gukata bwa bwatsi. Guca ubwatsi. Guca ubwatsi zikabasha kuvumata neza. Yego. Bwacika burundu? Ntabwo bicika burundu, ahubwo urabibona yuko iki gikoresho kakamashini ni akawe. Yego. nta mwana nzajya ntuma? oya wamutuma nta kibazo, haba ku manywa haba nijoro iyo mashini irakora. Yego. Nayibonye. iyo ubwatsi bumaze kuboneka bikamushyikiriza ikibumbiro mucyakire, aha niho babasha kuzishorera. Yego. zikaba kugendererwa. Yego. muvyeyi rero Japhet, ndagushimiye ku mugaragaro mu izina ry'umuryango wa Royizi. Yego. y'amashashi 8 arahari. Yego. urwuri rwa Royizi n'urwuri rwa Izayi. Yego. n'inzuri zibangikanye. Aho naho nashakaga. nyemerere abatahira bagiye kohereza umutahira wacu, ntabwo kubwira ngo ba veterineri nta kibazo inzuri zacu zifite, maze arongore y'amashashi 8 yerekeze mu rwuri rw'iwabo. ku mugaragaro rero ndagukwereye amashashi 8 ndayemeye. Reka mpamagare umwe. Igira hino turebere ziriya nkwano. Kandi rero yahatinda abashaka kubeshya. Reka twumve. Data rero inka koko nk'uko bavuga turazibonye, ndetse zari zanahageze kare kuko twasanze ziri mu rwuri rwabo rwabo dutanye n'urwo wacu. Inka rwose nta kibazo nziza. Ibyo birahagije Damascene. Ese bari mu muryango izo nka nimuzakire. rero Japhet, ndakumva. urabona mukanya wambaje ngo babonye barabasore, nawe urareba hariya Pierre hari ikindi se kandi yageze iwawe n'uwawe. inkwano twazishimye. nazishimye. ibintu byose twabyakiriye. ubundi nagira ngo wicarire hariya dutarame. nibyo. hari ikindi kibazo se kandi? nta kibazo mu muryango wawe, mu rugo rwawe. Yego. ahubwo nagira ngo nkwisarire Jeanne rwose Jeanne wa wundi Pierre aririmba. Yego uyu mugabo mwabana umwe yajaje. nyine yakaza nanjye nkamuramutsa. Yego. yaba ari byiza. Damascene. Reka mu gihe gitegereje igisubizo cyiza, reka ngusabe ube uciye bugufi, maze Jeanne sabe uriya musore wanjye agende amundebere, maze nanjye nagera hano ndaguhamagara. Japhet, maze rero umunyarwanda bavuze ngo guhora guhata. Yego. shingiye ku mwaje muri umuryango ukanyatura neza. shingiye ku mwasabye umugeni amaboko mukamunyemerera. Yego. shingiye ku mwaberetse umusore wacu mukamwakira mukamwambutsa. Yego. kandi mukamwishimira. Yego. shingiye ku munyemerere Jeanne ugiye kuza mu kanya gatoya. Ngewe ndizera, nitwa Ndizera Yohani Damascene. reka ngushimire ku mugaragaro yamaye ko watwemerera umushimira icyo atarabona mwumvira amashyi. watwemerera umugeni, gushimira ko watwemerera umugeni kandi ukakira n'inkwano. ariko Damascene, amen. hari ikindi kintu umaze kubona. ufite kwizera. wandizera kandi kwizera kurarema. umuntu ushimira ndakwizeye rwose muzamumukira. yishimirwa umwana ushimiye niwe wongerwa. kagira kandi yishima n'Imana yishimye. yego. urugurura ni igishusikazi. oya nanjye ntabwo nshaka ko icyizere cyawe ari cya kiba cya kindi ngo kiraza amasinde, ahubwo ndagira ngo urasire ku ngingo. kandi icyifuzo cyawe muri uyu muryango tugiye kugishyira mu bikorwa. ndagushimiye. urakoze cyane.
nawe kandi ingendo ni yayindi yego ntabwo mutera umugongo oya ntukabikore nagira ngo mukomeze mutambuke mwigere hariya. Araje mutereka amata mususurutsa ruhimbi nguyu nzabidahana nibibera by'uruyumbu byuhirwaho n'inyambo maze impongo zikarumanga. Arimo aratambuka rero ukuri uyu munsi mwiza. Tambuka wegere papa, wegere umubyeyi wanjye. Tambuka nsabe bashiki banjye kugira ngo nyamuneka yegera data aramubwira ati mubyeyi mwiza, ati ngwa mu nda, ati ngwa mu nda. Abamubwira ubugira gatatu, abimubwira ubugira kenshi kuko muri abahanga mu kwimana amashyi muyituriza. Ati uyu munsi mwiza, mubyeyi mwiza, urakoze cyane. daranganya amaso urebe iburyo urebe n'ibumoso, hanyuma mbone kugira icyo nkubwira, ariko humura mwana wanjye, kugira ubwoba, ahubwo icyo ngiye kukubwira rero Jane, kugira ngo umusore bita waba umuzi, waba waramwumvise? Niba umuzi agira ngo umukirize uvuge uti ndamuzi. Banyamuryango ngira ngo Jane numvise uko yikirije, aragira ati Peter ndamuzi. Jane rero umwana wanjye, ntabwo nibagiwe turimo wajya gukorera, nta nubwo nibagiwe ukuntu wajya kumbyinira, ariko umugabo waje hano Damascene yabambye ngo arashaka Jane, icyo tumubaje cyose ngo arashaka Jane, ndetse yazanye inkwano, kandi banyogosenge n'abanyoko wanyu wazakiriye. Urumva rero Jane ntabwo ari ukukwanga, nta nubwo ari ukugutanga, ntabwo uri umugome, ariko umuryango wacu twemeye kukurekura kugira ngo uve aho wavutse kandi ujye aho wakunzwe, usange inshuti yawe Peter, sibyo? Rero ntugira ikibazo, tuzagusura, kandi rega buriya na mama wawe niko byagenze, genda wungure umuryango. Urakoze Jane, nagira ngo sabe Damascene, ese wakwigiye hino, ngira ngo Jane wamye uvuga, Jane wakuvugishije menshi, nagira ngo wigire hino muguhe, maze nawe umushyikirize umusore wa Peter. Suhuza umusaza, ubwo nturi kure kandi Jane rero umuryango uragukunda, nkagutangariza ku mugaragaro yuko niwe twitegereje umuryango. Uyu muryango wose urujujwe pe, amashyi menshi cyane, mwongere amashyi ndetse n'umwuka. Niwe wari kugenza umuryango,
kandi tuzagukunda tuzagukundakaza kandi umuryango wawe wigire tuzakomereza. Waraje munyurarembo we, waraje yoga heka we, nyaje umwiza wariboye, yewaberewe no gucunda amata, yewaberewe no gutereka, nyaje umwiza wariboye. Guca ibikari we, yewe yanaherekejwe n'umuryango, yaje umwiza wariboye, yaje nyamuseka zigashoka we, kandi yanga zikarumanga we, yaje umwiza wariboye. Yewe yaje uwariboye we, yewe uwariboye inda n'umugongo, yaje umwiza wariboye, yewe yaje kibasumba we, ubasumbya n'igihagararo, yaje umwiza wariboye, yewe yakowe indangamirwa y'ingondo, yewe gitare gitebeje umukondo, yaje umwiza wariboye, miliyoni y'ihazaba n'umuhondo, abakecuru ikabahaza amasimbo we, yaje umwiza wariboye, yewe iyo nkuwayinyoye we, ntawumurusha gutera neza, yaje umwiza wariboye, abareba nk'inyambo we, yewe inyana iri mu ruhongore, yaje umwiza wariboye, yewe yaje uw'Imana yasize, yewe yaje uw'iminwa y'inziga, yaje umwiza wariboye, yewe ahesheje ishema umuryango, yewe natwe turishimye we, yaje umwiza wariboye, yewe natwe turishimye we, araje umwiza wariboye. Irukaga n'abakuka n'irukera ntabazazira upfusha mu ndurundu, intwari zagize impera n'imanza zigatengera abatunganirwa tuma kivugiza ku mukondo nkikisha umuvumba nawe nkozi. Ariko rero musore usobetse ubutwara amaboko rugangaza, uramenya umwari umwana wa nyoko bukwe ntazaririrwa ahogore, uramumenyera inkanda ikannye neza, uramumenyera ishabu rimukwiye, uramumenyera ikimuriza ntahogure, kandi uramumenyera impamvu y'impano wahawe aho ntundondogoze, sinaroswa bakuru bo baranyura. Uba 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 Arajuye
kera cyane nimutureke dutuze tuganiriwe araje wanakunze yaje iseko yikesha umutima wanjye indoro ye benshi barayiririra cyo nimuyigamirwe mansize igitego rero araje wanakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga ubwunge araje wanakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga ubwunge araje wanakunze yaje mbe babyeyi muvuze impundu wehe araje wanakunze yaje abavandimwe muri hehe rero araje wanakunze yaje inshuti mwese mukome yombi rero araje wanakunze yaje kuko nazanye nyiramwiza rero araje wanakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga ubwunge araje wanakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga ubwunge araje wanakunze yaje tuzagusura yehe dorura koweye inka munane zirimo indende yateze iryama nk'akabarazi yateze iryama inyamibwa yeye yateze iryama izi misengo yateze iryama iteze iryaye yateze iryaye imutora yeye yateze iryama umva abashomba bazivuye amazina ye ishi inyubero y'igikaka ruhare rwashema imfura zishengerera ikizigenza yanze guturana n'abatindi barwaza bwakingwa zabagabira iko yabahaye garubunduka byabateye kuririmba simugomwa ya nkerabigwi girenga munyarwanda komeza ibirindi mfura nawe wagabanye uwakugabiye ntukamukamire mu cyitoze. basaza basangira ngendo rero tugarutse mu ngamba turabatahira b'inka za data tuzivuga amazina mu kinyarwanda kitagira donc na Premier Soir naje iwanyu oya kirazira tuzivuga amazina mu kinyarwanda amazina abandi b'inyamirambo bazivuga bajunditse ku rushete kirazira kutibanza rero bitera amazinda ndi manzi iya rutikana wa bugusu wa myasiro ya midende ndero endere tukura ndi Rwanda biza ndisatura amabuye nkubihindira mu gicu ndi nyamuca hakomeye nyamuca mu burira kaje neza ndakiza
muhogo ndi nara mu manzi Imana azashengera mu misango n'udatinya mu gutwara ibyisanga n'udatinya rugarika inguza abasha bateranye urugamba ruri mu mayi nisha abisha nahurujwe na gisakate na bwana cyangwa n'inkongoro bayishunga natabaye abanzi barasubira intsinzi ntitoshwe kuba yangize barasubira banazisheka manzi taba rero yarutiruziga umugabo avanzunga yarunihura yitwaza ruzindazi narutagayibaye ku rukara rutwara ibungukiye dawuri mu ijuri ya rukunga nkumbuye inyagaruzi niyo mageragere yogeye inkamagaza amazi akazayigera narutagenda mu kinyana cy'inkesha inyana z'inkesha zihunga babirigi muri cya cyago cya rumano kabwiriza iwanyu wa kabanyina w'indasi rw'abahisi irakandagira ibitare bigatutubika bigatengura imisozi bibayamba abari ku ruhimbi bagasasa amabero bati mubera birori ngiyi irajuga ibyatsi bikururutswa iya murengwa wa mugabo weruti batinya yera umubiri imbe cyamamara cy'abahizi cyo mpera abantu umuhondo imbembye yanjye ureko wikwisha amaraba imbe mpunga yera udahunga n'umuheto kundi utebuke mwiza ya binama waraye bambarira bambeshyera ngo ndubwira handa narayigenza sinananirwa nta n'agaho kica umugenzi n'abasanze kiratirinye nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore wa runyoye asa na kirimanzira cyose amakambi inkindi itaramushenguye narutagenda mu kimena cy'inkesha inyana z'inkesha zihunga babirigi muri cya cyago cya rumano byutera icyo witegereje abungeri b'inka bashushanya umuyonga maze mushumbu nkundire ndatinde kukuye indenga baganitse izigira amabere atunga abashumba ku ishyamba bajya mu basiganiye kugemura barashya nkundi udatunze yatutsize iwacu ngo ntizamukamira imaze ndamureba umujinya urambamba ndamugaya intumba mu gitondo cy'umutura ku rugi ngo dondori 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 inegura icumu ngo nimbune umwanzi yanzindukiye wangeri urarata izihe wamutahira we kandi uwama inka yanjyana uwama inka yanjyana uwama inka yanjyana ye intwari nyantwari yarayigeze ku rutsirikene nyamiyaga isanga amazi yaho ari uruhongorome kandi ari urushyuhi ntiyayinyura kandi ntiyayigera mu nkundi intwari irakomeza iragenda isanga umugore nyirankwavu abagara ibishyimbo igira ngo ni ihene zo n'imigondoro dutera icyo witegereza abungeri b'inka bashushanya umuyoho nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore wa runyoye asa na kirimanzira yazema kandi inkindi itaramushenguye arambwira turaturerera kerera abana imyumbati y'abaraje ku nkeke ndamubwira ntibazadatana urweso rwaburiye mu batindi ruboneka mu batahira iburyo nkundi nka zibarusha icyo nzikundira zirimo indekwe nyambo data yayigabanya ibushi n'abashakamba basi bayibonye bati inka yaryoha ku mushito nanjye ndabareba umujinya urambamba ndababwira ntinka ntiyaryoha ku mushito ahubwo yaryoshye ikibagiza niko kuyita musumba ndagiye ndi nk'aho isonga idasiganira inzira n'abaswe ikagira isonga imihigo zose ikaba mu nziza z'igisagara ikaba mu nziza bizi ireba umugambi wo gutabara nanjye mbonye ari ribagiza niko kwita rusumba mitwe yageze ikigoma na muyange baratarama igeze rwa bicuma na mpanga bavuza inkuru yo ku gasoro na butende barayishoza ibihabonye umushumba w'inyarubuga imutikura iryo mu gihumbi musigaho ngaho ngazirima guhira amacumu y'indeko inkuba zese mu nduru rwandirima ya rusakiza ngo ni isati isumba yose irwuye iyo ni iya rusendekeza nkuko ngazikabana na rutima icyo giterane cy'amakuba indamutse yazigize intwari zikomeza umugambi ngo bagushokere ibigenda umurumanga w'urugi iyo yogeye mu ruge ngo ikaratwa mu ngosho ngo namariza yamusinga yakarangirira irembo rikabyara impeta impundu zikaba urwunge urwa rwizihira ngo bakarangamira ingeri
n'inkurira kwameza mubyeyi. Mubyeyi rero, mubyeyi kandi ubikwiye, unyemerere wakire ino nkuyu nsubire mu nka, ndumva zinyabirira mu mutima nazo ziba zinkeneye. Ampaye agasa n'amazi zishoka. Ariko rero kandi ibitugu byamenyereye guheka imitavu ntabwo bizikorera inzoga. Kirazira burya mufite abo mutuma kandi bikemera, ubwo ndaba ngeze mu byicaro byanjye, ubwo baramenya icyo gukora. Rero unyemerere nanjye nkugeze kwa data, hanyuma nawe akumenye. Urakoze furaha data, umushyikirize inkuyo yiwe, si urwira nkarumwa bo basigaye bazihanaguza, dore n'inkuyo yiwe. Sindamukubwira ibyo nabonye mugiye kuyica, sinkubwira ko nabonyemo umuhururu utumye wahurura abakobwa bacu akabara, kuko uyu munsi wacu mwamujyanye. Mubyeyi, ndabona mufite n'uruhanga rw'uruhehemure. Urakoze data, urakoze data. Zijye zirisha, burya ibyaha tugira ni bibiri, no gutukana ntitukibikora. Isibye kwishongora, sinakwishongora iwacu. Nagushyikirije inkuyo yiwe, unkundire mbwire data ko izo naje ndongoye nazigejeje. Mutahira mwiza urankundira? Yego ndagukundira rwose. bajyana bambanye impamvu ari abajaramvura muri meretse ikomeye ryamura inzovu ziwukubyeho rwema rw'inyamibwa urarangiye rw'ikirangirira bawubonye batawukubyeho amacinga bawuhaye uw'inkotanyi cyane ngo batazagira icyo avugaho ku cyero cya muranga mukangaza huru ry'ingabo ngo zigendera mu isoko. Njye nsanzwe ndisi nkaba imanzi idatekereza twatabara unkundire mbana ubwo ningerayo ndakora umuti wacu akira. Nero tagwabizi binagi ntubazesa mu bigo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganiza ngo hene umugabo w'urunyumbe kisesura imbe ikaba mu mariza impete gasa n'ijyamu garwami ikitwa nyirazo rwo akaba ari yo bari ngeri mpinga zambariramo nta nyamusozi hagera ziba ziteretse inyayunga zakubuye imanzi abaharanya barere kurata izamuje zamwene rukaka basanze zigaramye baziguruka amahembe yabageze inyarubuye indararera guhera inahabatahije nkuko inyambo baragiraga nibwo bazitanze bagira inkuba nyirazikundire ko batura sari ibiganiro za nkuba zimurambi naho zirahagurutse n'umumurisha izuba izitwa ingeri zimwe mu mwamba zihamagaye zirajya kwambara inkuba ndeba amasho y'irukara ukabona inzira akiriramo ingoro y'umwoga byane. Mubyeyi kandi mubyeyi ubikwiye, data unyemerere uhorere muri uru ruhanga rw'uruhehemure. Urabizi ko iwawe nta cyaha amagira usibye icyo konesha, kandi nyine mbagira ngo tuzishakire umukamo. Murakoze cyane. Bagira ngo tubuze ibiganza dushima abatahira bacu, amuze amazina y'Imana, Imana ibahe cyane. Urakoze cyane mutahira bacu. ntukawe
mukamire mukitoze kirazira kikaziririzwa utarayikamisha wugurura amarembo bukeraga rubundukira hataha tarikini. Ni byiza cyane twebwe rero twagira umugisha wo kuboneka ahangaha turabashimiye kandi dushimiye n'Imana kubw'ibirori byiza no kubw'uburyo mwatwakiye rwose. Imana ibahe umugisha. Amena. Maze rero nyakubahwa Japhet nkundira gusabe n'ubundi uguhara guhata yego impaye n'imwe ntusabire unyemerere icyicaro cyiza kikurwamo n'umwana uzi ubwenge njye kuvuga amagenzi mvuge uko nabasanze kandi nkomeze ngusaba ugende umpakirwe kuri abo babyeyi kuri ba nyirasenge bambwiriye rwose ati Jeanne d'Arc nk'uko wamutanze umuryango wa Ruyizi biteguye ko mwamuduhekera ku itariki ya mbere Gashyantare umwaka w'2020 nk'uko rero data yantoje ntawe ujya mu muryango ntabwo nagutuma imbere y'ababyeyi bigende ni hoho yego gende bambwiriye mumese imigara mukanishe izo nkanda maze muzaduhekere kuri iyo tariki yego y'iki ni ikizemeko nkushyirije kuri iyo tariki aho imfura zihuriye ntizihuriye kandi ibyo nagusabye byose nta na kimwe wanyuma. Yego Damascene ndagushimiye ku mugaragaro. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urakoze. Nanjye ndagushimye kandi sinyobewe ko ukeneye kugeza ubutumwa ku bagutumye kandi ukomeje ugira uti nyamuna akomeza mpakirwe ba nyirasenge ba nyina wabo ndetse ntuvuge n'umunwa musa ahubwo uti washyikiriza ubu butumwa. Damascene rero reka ba nyirasenge ndabona bahari mbegere ikikubwira ko ba nyirasenge babyemeye urebwirwa n'amashyi n'impundu ubwo nubyumva nawe uvuga uti ibintu biratunganye maze rero bamwe ba nyirasenge Damascene aragira ati nimubyemera ndabimenya kandi namwe mu muco wacu ndagira ngo niba mubyemeye koko muzamure impundu n'amashyi Damascene bravo uti kuri iyi tariki ya mbere ndasaba ngo mumpekere bigaragara yuko urimo uvuga uti ndasezera ibi birori tube tubicukirije aha ariko nagira ngo wigire hino ntabwo uyu muryango ndetse n'ibitaramo byiza twagiranye ntabwo natuma ugenda ntagwaye agashinguracumu nagira ngo usabe babikorezi bawe ubigize hino ntabwo nahangara kuvuga ngo ugende wikoreye maze bakwegere ese wampaye gafi ko tubana neza kandi n'ubundi bwoko duhata ibintu wampaye bimuherekeza akankerekeza tukijyana mu muryango wacu nawe umaze kumenyera si ukumenyera ahubwo tubana ariko ntacyo icyo cyifuzo cyawe reka nacyo ntemere erega reka mubwire yego nahari iwacu ntugire ngo natwe dufite imisigati yego kandi imisigati iwacu ntabwo ari intoki nazo igezeho gukongora urakongora ntugire ikibazo nuko tugira reka noneho naze tambuka tambuka maze inzira urayizi Nyagora ku ngoma turagushimiye izina ryawe riragucyubahiro
turagushimye ko wabanye natwe kuva iyi gahunda yatangira mu bitekerezo ikagera aho ishyirwa mu bikorwa. Yego. Inama umuntu yigira ngo niwe nyirayo wenyine, ariko mu gisubizo cy'ururimi rwe gituruka ku Uwiteka. Amina. Ndagushimira ko byose ari wowe ubikoze. Amina. Ndagushimira ko ukomeje kudushyigikira muri ibi birori by'abana bacu. Amina. Ndagushimira rero ibiganiro byose byiza byabereye hano. Uha umugisha aba bantu bose bagize uruhare muri ibi birori. Uha umugisha abana bacu bagiye gusezerana, aho tugiye dukomeje urugendo twerekeza hariya ku rusengero. Ukomeze kugendana natwe, uturinde hatagira kirogoya yose yaba muri ibi birori. Hanyuma rero ku musozo turaza kugongera dushima izina ryawe, icyubahiro gikomeze kukugarukira. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Asoje agira ati bibi bityo ndagira ngo mbasabe mwongere mukomere Imana yacu amashyi. Ntabwo twahuriye aha ngaha kubw'ikimanuka, ahubwo nuko ari gahunda ihashye. Abo rero nabifuje gusezerana imbere y'amategeko nibo baduteranyirije aha ngaha, bagira ngo tubashimire. Tubashimira kubera ko bahisemo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ni byiza kuko ni byiza kuri bo, bikaba byiza ku miryango yabo, bikazaba na byiza ku bazabakomokaho, yemwe n'umuryango nyarwanda muri rusange, kuko nicyo cyifuzwa n'amategeko kugira ngo habeho umuryango ubana mu buryo bufite umurongo uhamye kandi hakurikijwe amategeko. Hari ibindi muba mwararangije muzanga mugira ngo ari ngiye kuvuga ngo tubihe umucakaya, ntabwo ni padiri cyangwa pasiteri, ariko no kugira ngo tubigeze aho bigomba kugera, bigire imizi ihamye. Rero mbere y'amategeko tubitse amategeko ategeka, asaba kugira ngo umuryango wemerwe k'umugabo n'umugore. Tuganira ku bijyanye n'icyo n'inshingano nshyashya muba mugiye kujyamo muba mwiyemeje. Ikindi ni ibijyanye n'imikoreshereze y'umutungo. Ibindi tuganira ni ibijyanye n'ibibujijwe cyangwa se ibibangamira isezerano nyirizina. Cya mbere, amategeko nsaba nuko abantu bagomba kuba bafite imyaka ya ngombwa. Ufite imyaka ingana. Icya kabiri, amategeko wasanga nitugera ku gisagara cya gatatu haruguru igonga bityo abantu bitewe n'amarangamutima yabo, hari abashobora kwifuza kubana batarebye ku masaha. Ntabwo rero nanone ushobora gusezeranya umugabo n'umugabo, cyangwa se ngo dusezeranye umukobwa n'umukobwa, n'ubabona arabona ko bidahuje, ariko tubibutsa ko ibyo ngibyo kuko izi nyigisho ni mwebwe muzifata, kuko ni mwebwe zigenewe, ariko bari inyuma ntabwo bakutse amatwi, sibyo? Kandi izi nyigisho zibera mwebwe, ariko n'abandi bazaze. Tubibutsa rero ko icyo ngicyo ari ikizira. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ntabwo ribyemera. Ntabwo kandi twemera ubuharike. Umugabo ushobora gushaka abakobwa cyangwa abagore barenze umwe, cyangwa se umukobwa ushobora gushaka abagabo barenze umwe. Ibyo ni bibi.
kirazira kikanaziririzwa. Se kubona azanye ari umwe urabimbwira mu bigende bite, yagira ngo utazacika, sibyo Samuel? Samuel no Gabriel, sibyo? Atazabona undi mukobwa ariko nuriya yawe umugore wanjye tu, kabona uti nuriya yawe umugore wanjye, ukaba agiye kugura telefone mu iduka muri publicité, ageze asanga zose ni nziza, niyi ndayigura, niyi ndayigura, niyi ndayigura, byarangire yarara mu iduka ntabwo bizi. Hari abagore bateye batyo, abona abakobwa bose akumva ubwo byarangiye n'ubu ngubu basa, ariko n'abakobwa ntabwo ari shyashya. Hari uwumva yazana umugabo ejo akatuzanira undi, ibyo ubwo byarangiye. Rero ni ngombwa ko abantu biha agaciro, kumva ko uwashatse ari uwo, ejo hatazabaho ubutambikira. Ikindi gushyingirwa kwemewe no kurembera umwansi w'irangamirire, abikorera kandi nawe mu ruhame rwa benshi. Niyo mpamvu tubaranga tugashyiramo ya minsi yagenwe n'itegeko, kugira ngo kwa gushyingirwa kuzabe kujuje ibyangombwa, ariko nanone bizere ko byasezerano ari nta makemwa. Nabyo tubavandimwe rero mwaje mwerekeje umuryango twavuze, twarebye dusanga barabyujuje, niyo mpamvu twabaranze kugira ngo tubashyingire. Iyo mubyujuje turabashyingira. Gushyingirwa, gusezerana bikwinjiza mu kindi cyiciro kitari icyo ufite cyangwa utari icyo wari urimo. Jean d'Arc n'ubu Bivo Tere undi utari hano ugire va wigeze yangane ndaje aha unaga rwose kone nako Tereza. Rero reka baremera Tere, sibyo? Birakunda ugarukira naho mbwira rero hanyuma se ikintu kiri buhinduke ni uko nditwa umugore nawe yitwa umugabo. Komera amashyi rwose. Witwa umugore ko ntabwo uri umugore wanjye, ntabwo uri umugore w'uwo mugabo, ntabwo uri umugore wangarukiye. Witwa umugore wanjye Bapita. Bapita ni benshi. Nawe umugore wa Ntirenganya Jean Pierre. Ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane imikoreshereze y'umutungo ku bashakanye. Ni uburyo butatu. Ubwa mbere ni ivangamutungo rusange, ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bakumvikana gushyiraho umutungo wabo wose, ibyimukanwa, ibitimukanwa, imyenda cyangwa amadeni umwe mu bashakanye yaba afite, bakabihuriza hamwe kugira ngo bibe remezo by'umutungo wayo. Ubwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo kuva umunsi babaniyeho, n'uwo muzunguka muri kumwe, n'uwo muzaha muri kumwe, uwo wari ufite ukawukoresha uko ubyumva, ariko muzunguka ejo. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bakumvikana gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri umwe mu bashakanye. Buri wese agumana ukwikenuza, kugaba no gutanga umutungo we uko abyumva. Nagira ngo mbaze abageni bacu rero, ari ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo, mwahisemo kuzakoresha ubuhe buryo? Ngarukiye Sereveri. Ivangamutungo rusange. Hahisemo ivangamutungo rusange. Iki? Ivangamutungo rusange. Urakoze cyane.
hanyuma Kamayirese Samuel n'Uwitonze Joel. Ni ibintu biba bimaze igihe byarateguwe ndetse buri wese mu bari aha ngaha yifuza uyu munsi. Rero ubu bigeze aho bigeze. Ibyo mwifuje igihe ntazi, mwaka umwe, abamaze 3, abamaze 5, igihe cyageze. Ikigiye gukurikiraho nicyo kigiye kugaragaza amarangamutima mwagize. Sibyo? Nyuma y'aha ngaha hakurikiraho kubana. Nuko twabibonye kubana nyine nibyo biheruka kubiba byarabanjije byose umuhungu cyangwa se umukobwa wifuza kujya gute gushinga. Muragiye murabaye. Hashobora kuba ibihe utari muteguye. Yaba umukobwa yaba umugore. Niyo mpamvu tubabwira za kirazira. Si ngombwa ko tujya muri byinshi cyane. Ni ibibujijwe cyangwa se ibyabangamira iri sezerano. Ni ngombwa rero ko tubabwira ko icyo gihe nacyo gihe kibaho. Tubabwira ko mugiye kwiga. Mwese mwabonye buruse mwakuze. Wabonye buruse yo gushinga urugo. Wabonye buruse yo gushinga urugo ntabwo ajya asubira inyuma. Oya. Ntabwo ajya asubira inyuma. Uwe wabaye umugabo ubabaye umugabo. Iyo utabaye ushobora kujya kumusiribateri. Reka da. Abyabaye. Sibyo nadi. Ko byarangiye. Ikintu gikomeye cyane mu muryango nyarwanda. Ndetse no mu muryango nyarwanda ahandi hose. Uwubatse kera cyaraziraga gusenya. Kazira bishingiye ku muco. Kobwa waga yananiwe n'urugo babwaga mu kinga dini. Umuco bijyanye n'umuco w'Abanyarwanda. Ahubwo icyo niba nituyimenya icyo bizakora bizongeza vitesse mu kugusengera rwabo. Icyo bizakora inenge yo mwashakanye rero aba ari yawe ni yawe yibiki. Yego nanone tujya tubona ko hari zihanganirwa n'izitihanganirwa, ariko twebwe anga ntabona kubera ngo hari izitihanganirwa zose uzazihanganira kuko nicyo wahisemo. Ubwo rero hari ibyo mutamenye ubu mugiye kumenya mugiye kubana. Ibyo ni byo fina batira. So mugomba kugenda mukaryiga kandi muri tsinda. Harangiza mu nyamanota yose ijana kwija. Nibwo tuzavuga ngo runaka afite urugo rwiza. Abanyarwanda baravuga ngo nazabanza kumana amahembe. Ikintu cya mbere gikomeye ibijyanye n'ibi bari mu mwego. Umuco, imyitwarire, ingeso. Abo mwarambagizanyije mutabanye cyangwa se n'abandi bafite imico, ushobora gusanga washatse afite imico imeze nk'iy'umwe wabenze cyangwa wakubenze. So kwa mugejeje mu rugo cyangwa yakugejeje mu rugo iyo ni ingese mayisanzwe. Niwibeshye gasohoka ubwo byatangiye gutambamira ryasezerano mu gihe uva. Amahitamo yawe nayo. Urugo rero rwubakwa n'abantu babiri. Abandi tuza kunganira ariko ntawe ushobora kuza kunganira ibyo mwebwe mutemeranya. Ahubwo turavuga ngo ubundi urupfu n'uru wagombye kuba rutandukanye abashakanye. Wakagombye ariko siko bimeze. Impamvu ya kabiri ishobora gutandukanya abashakanye ni ibyo maze kubabwira. Turavuga ngo ubuhemu bukozwe n'umuntu bashakanye bishobora kuba impamvu cyangwa intandaro yo gutandukana. Ubwo buhemu rero buri kwinshi. Gucana inyuma ufite ibimenyetso
ibikorwa by'urukozasoni, hari uguhoza ku nkeke mwashakanye n'ibindi kuba bitakunyuze. Ibyo rero saveri dene ndivyaro bishobora guhinduka ibinshimisha iwanjye, ushobora gusanga ntacyo bikubwiye. Ibirakaza umugore wawe ushobora gusanga atari ibyundi, uko niko kuri. Rero mugiye kubana ibintu mugomba kumenya ibibashimishije n'ibibabangamiye. Ibyo rero muzahura nabyo. Umugore yabona umugabo ufite ko abibona, ariko turangiza tubabwira ngo kumvikana hagati y'umugabo n'umugore. Ikiganiro, umugore n'umugabo bataganira, abagabo benshi tuzi kubivuga tubaryoshya mu abakobwa mwe n'abagore mwe, ariko wapi? Ikiganiro hari aho baza buriya amotero kuganira n'umugore wawe ryari wajya n'iryari, agatangira kubitekereza. Kwezi kurashira, ntabwo abagore dushaka, ntabwo ari amavazi tuba tuje gutereka mu rugo, nta nubwo ari bashiki bacu. Oya, nase ni musaza wawe watunganya ugatera ku meza badahari yaje, ntacyo bikubwiye. Ntacyo byari bikubwiye. Keretse arwaye nibwo nk'umuvandimwe, ntacyo bikubwiye. Biri hariya, umugore yatashye nawe araje umunsi wa 2 wa 3 urabona ibyo akora, urabona atari yareze, nta afite ikibazo, ntabwo ukimubajije, ntabwo mubiganiriyeho. Nta mugabo ushobora kujya mu nzu ngo aryame umunsi wa 2 wa 2 afite umugore waje agasanga yarakaye. Ikibazo cya mbere utabibaza byagenze bite? Usanga yitewe n'umukozi, usanga yitewe n'ibyo amubwiye kuri telefone. Hari abagore bazi kubika umujinya, ukamutelefona mukavugana, yarangiza ababwira nawe agahita, aha tujye tubyakira, ntabwo ari ibanga. Usumva umugabo n'umugore ngo bakwiye telefone, byagenze bite se? Tubona umugore ararize ati yambwiye nabi ndi mu bantu kandi nashyizeho pariberi ngaho, ati rubanda baranyose, ati twari turi mu kazi, ati tugiye muri pause, ati hanyuma ati numvaga ntameze neza, sinyeho pariberi, turangije umbwira nabi, ati abantu dukwana bose, none se washyira ku mugabo muri pariberi ngo bigende bite? Wabimubwiye? Icyo kibazo wagikemura? Nadi wagikemura? Kiragoye kukira n'urushye na none. Ntimujye gushakira impamvu rero ahandi, impamvu ingana ururo. Mu ngo impamvu ingana ururo. Aho tujye dukemura aha ngaho nigeze kwakira ngo byagenze gute. Umugore yamaze iminsi 3 atavuga. Mugabo atari ko ati bimeze bite? Cya kiganiro umugore nawe aranga rwikirayo. Umunsi wa 2 wa 2 tuzi n'ibindi. Mugabo ati rero nimba ruko yemeje kuba, mugabo itarakaraje mu cyumba cye. Atafazari tujye tugera aha ngaha, ati umunsi uzumva ushaka kumvugisha uzaze. Abantu bazi kwikumusha. Impamvu yabaye telefone. Hanyuma haciye iminsi 2 umugore akorera indi kosa, amuregera umuntu. Ati umugabo uzi ko yavuye yamuhebye agiye mu kindi cyumba, ariko yari umuntu ufite yabo. Hamenye ibanga ry'urugo si yanenge. Hanyuma undi araza ati se nakubwira aho byavuye. Umugabo yumvaga nta kibazo na kimwe afite umutima we, atungurwa n'uko ikibazo cyabaye ngo telefone yamuhamagaye ku munsi ntazi. Ikibazo kiravuze ati se ko waje ngaha, ati kutabimbwe ntabwo narinzi kuri kuhoparire. Kiba kibazo bari buze, ariko nta narimo ari umugabo yigeze bigira mu ruhare n'umugore yigeze bigira mu ruhare, kuko bose nta wabiteguye. Ibyo nibyo biba impamvu ingana ururo. Birashoboka ko ushobora gushwana n'umwashakanye upfuye telefone,
mushobora gupfa inshuti zibagenderera, mushobora gupfa abaturanyi, mushobora gupfa inshuti zawe, ibyo byose mu muryango birashyira. Kiriho rero nuko iyo hari ikitanoze mu rugo mugomba kukinogesha ikiganiro. Ntabwo ndi kukubwira ngo uzagane n'umugore wawe inshuro zingahe, biterwa n'akazi ukora, biterwa nawe. Igikuru ya myaka ya ngombwa murayifite, uzi kwitekerezaho, ntawe unaniwe gutandukanya ikibi n'ikiza. Rero kandi ku musozo urugo rwubakwa n'abantu babiri, aho muzashaka ko ruzajya n'uwo ruzajya. Nabifuriza rero kuzarangwa n'urukundo nk'uko mujya kuza aha mwabisezeranye, hanyuma mukajya inama uko bagiye inama Imana irabasanga. Murakoze cyane. Yewe Ntirenganya Jean Pierre maze kumva icyo amategeko ateganya abategeka bashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Uwiragiye Jeanne d'Arc umbera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Uwiragiye Jeanne d'Arc maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ntirenganya Jean Pierre umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Myself to sleep at night, but that was all before he came. I thought love had to hurt to Yewe mwangwa mwansira ngamerere urebye nyamabuye, maze kumva amasezerano Ntirenganya Jean Pierre Uwiragiye Jeanne yagiranye imbere yanjye mwami rwa benshi, nshingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Ntirenganya Jean Pierre n'Uwiragiye Jeanne d'Arc bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Ntabwo uteranije hano bavuze kugira ngo bashimire abageni bacu ndetse kuzagira urugo rwiza, namwe kandi mwabaherekeje mwese muri mugoroba muzamurakoze. Just an ordinary day started out the same old way. Then I looked into your eyes and knew today would be a first for me. The day I fall in love. On the day I fall in love, sky will be a perfect blue, and I'll give my heart forevermore to someone who is just like you. The day I fall in love. People all say love is wonderful, that the bells will ring, the birds will sing, the skies will open. I wonder where's that great big symphony? Roll over Beethoven, won't you play with me?
neza amafaranga atari uko dukiranuka izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye rero ko tugeze hano muri urugo rwa Mugayo ari we mubyeyi watanze ku byo umaze gukora hariya i Nyamabuye mu murenge, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Hagiye kuvuga ijambo hano ndetse Nyagasani hari byinshi byateguwe hano muri uru rugo, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo byose turabikwiza kugira ngo ugezwe umugisha. Kandi Nyagasani mu izina rya Yesu twirukanye imyuka mibi yose, kirogoya yose yarogoye ibi birori ikurweho, byose bikorwa mu izina rya Yesu, amen. Turirimbe by'Imana ikora. Biradutangaza ntanuwa bimenye uko biri, ariko icyo zino n'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo zino n'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo ntabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari wamitiye mbona kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Ibyo wamitiye mbona kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Badusuhuza nabo bakaturamutsa. Twongere Imana amashyi. Jeanne d'Arc ni umunsi mubyara ku mwitabire. Itorero turahari, Imana irahari, inshuti, imiryango, abavandimwe, mwumve rero bana bacu. Turashima Imana. Turi kumwe rero na Nyundo muzehe wacu turi bumwakire, ahaguruka dusuhuze. Nawe aratwereka umuryango uri hano n'abandi bantu mu kanya turarya tunanywe ubukwe no kurya no kunywa, sibyo? Ibyo birahari, ibyo kunywa birahari. Kandi Yesu aho yabaye mu bukwe bw'i Kana Galilaya, turagumiza tumubwire ngo habuze ibyo kunywa kubera ko ubwo bukwe Yesu bari bamuraritsemo, ariko ngo ibintu mu kanya gatoya babona amazi yahinduye divayi. Bita ubukwe bwa Jeanne d'Arc Yesu aburimo, nta bintu bigomba kuburamo, ibintu byose mwishime. Nabonaga mushiki wacu atubwira ngo ni mwishime, ni museke. Buriya hari impamvu ituma museka. Ubundi ahantu Yesu ari abantu baraneze, ni ikimenyetso cya mbere. Kandi ahantu Yesu ari haba hari amahoro, haba hari sekirite, haba hari umutekano. Buriya nta basirikare tugomba, na polisi, naki igisirikare cy'ijuru kirahagije. Ahantu Yesu ari rero haba hari n'umutekano, niyo mpamvu tuba twishimiye. Ahantu Yesu ari haba hari amahoro, Yesu ni umwami w'amahoro. Ahantu Yesu ari nshimye Imana, nezera Imana mu mutima wanjye ko Imana yatugiriye neza. Imana nishimwe. Buriya impamvu nshimye Imana ni uko iki gikorwa cy'umurenge cyari cyabanje kudakunda, ariko ku munota usa nk'uwa nyuma twumva birakunda. Gusa Imana ntiyakoze neza, muhereze icyubahiro rero Imana yazabona neza. Barambye ngo ndeka abashyitsi, buriya abashyitsi bakuru ba mbere b'imena ni bari muri murengere mutuzo abantu baranga kuko nibo baguteranye. Yesu aravuga nicyo twashakaga. Abandi bashyitsi dufite bakuru pe ba marishari muri makeya. Abangabo uko muri batatu basiye kombata, abangabo uko ari batatu muhaguruka.
Yesu abahe umugisha. Abandi bashyitsi baje hari ntabwo mubazi yo uyu bamwita Ndirenganya Jean Pierre, bamwita Jeanne d'Arc, akaba ari umukazana wanjye. Ubwo rero nimubona Jeanne d'Arc murahita mubona mama we na papa we, mwababonye marene wabo nawe mwamubonye. Ubwo se ntabwo mwamenye Yesu abahe umugisha rero. Noneho rero dufite abandi bashyitsi bari hano, duhagurutse bari mu n'abahaguruke. Tukavuga haleluya haleluya. Amen. Urabona ariko noneho uyu munsi ntabwo muri kumureba umukobwa wa Kirisito Sinyasingira Jeanne se. Murumva ko nzi ibintu ndetse noneho wowe mama irengera mubona se adasa n'iryagaragaye ubundi iyo mwitegereje nyina wa Jean Pierre mubona badasa nyina wabo wa Jeanne sibyo. Aba nabo nibahaguruke basire wababonye. Abandi rero hari abantu bihereye bari buze kubaramutsa. Imana ishimwe. Murakoze cyane, dushimye Imana. Bacu bakuru ngo Thierry ni umwana wacu nyine twaramutoje, ubu uri butwakire hano muri rugo iwacu. Utambutse utambuke mugere hariya imbere kandi biriya byose mwene data yabirangije. Mugere hariya nyine ubwire arebe uko bimeze rwose. Nabaze kubona ko Jeanne d'Arc nta kibazo azagira. That I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only. Byose ndashima Imana ko uyu munsi wageze. Nabifuje kera cyane ariko Imana yawushoboye uyu munsi. Tuvuga Imana ishoboye. Uyu munsi rero ndashima Imana cyane ko indi ntambwe yanteje. Nari umusiribateri ariko ubu ngubu maze kuba umuntu w'umugabo. Ubwo rero abagabo bagenzi banjye bashatse bampa ikaze nabyo bireba. Karibu kaze twari welcome. Abagabo bagenzi banjye ntago bari kumpa ikaze. Twayiguhaye imbere y'amategeko twari mu na gitifu yavuze ko yabaye umugabo rwose nanjye niko mbizi. Abagabo ngo mwabyemeye tumwakire. Hari ubundi bwari
iyo ntambwe nayiteye ni ukuri ndanezerewe cyane kuko ubu nanjye ndi umugabo ndi kwiyumva nk'umugabo ndi kwicara nkumva ndi umugabo ndetse navuga n'ijambo mu bantu nkumva ndi kuvuga ijambo nk'iry'abagabo Imana ntabwo icyubahiro ikindi ndashimira ababyeyi banjye ni ukuri ndabakunda cyane kandi kuba Imana yarabampaye ngo mbagireho umugisha bakambyarira umufasha kuri njyewe ishimwe rikomeye cyane kuba Imana yarebye abantu bose bo ku isi b'ababyeyi bo ku isi bose igahitamo abangaba bakambyarira umufasha kuri njyewe ni ishimwe rikomeye cyane kandi ni ukuri ndabakunda cyane mwakoze akazi gakomeye cyane Imana ibahumurikishe ikindi ndashimira ababyeyi babyaye hari uburere bampaye hari n'inzira banyigishije kunyuramo muri rero ababyeyi banjye nubwo papa atari kunyumva ndabashimira ko mwampaye uburere kandi hari inzira mwanyigishije nkwiye kunyuramo muhumure ntabwo nzarenga imbago kuko igihe nihanganye kirahagije ntabwo nananirwa n'iminsi ingahe isigaye ubwo rero intego nihaye nanjye nuko nzabahisha ishema mu bandi mu muryango nk'abandi bose kandi muhumure ntabwo nzaba koze isoni naho ngabo ndashimiraga ni ukurereka mbaramutse kugira ngo kabanza baramutse basuhuza abafura yanjye ibintu ni byiza dukomere Imana amashyi ababyeyi mujye mu Imana impundu rwose n'umuco mwiza Imana ishimwe umukecuru ntabwo tugiye tumubona ubundi ujya ko yari sheri niyo mpamvu uri kujya ntegereje ko nzababera umwana kandi Imana izamfasha izo ntego ndi hafi kuzigeraho cyane harabura gato ngo zigereho ubwo rero ibyo mwanyigishe ntabwo nabyibagiwe kandi inzira mwantoje kunyuramo ngomba kuyinyuramo mbega uko uzi wajye witwara mu nzira zawe uri umugabo nanjye niko nzitwara ubwo rero ntabwo nzabatekereza ni ukuri kuba nicaye hano nkabona abantu bangana gutya bangaragiye nanjye mba numva bafite imbaraga cyane mba numva nkomeye nta n'ubwoba ngomba kugira kuko mbona ari imbaraga zinkikije cyane ubwo rero Imana ibampera umugisha kandi n'ibisigaye byose Imana izabikora Imana ibampera umugisha webare kongera Imana mbashye Imana impundu ibizikwiriye ko nawe ndi kumwe na murumuna wanjye ngo sawa tuwaye ijambo murakoze mukuru wanjye Imana ibahe umugisha uko mubibona ntabwo twari twigeze tubona umwanya wo kwibwirana muzayo ni mukuru wanjye turavukana iyo ngiyo i Karongi ni umuturanyi ubundi njye mbere nari umudivaniste arabizi nijye mu rukoro ubu ngubu uri mu muryango w'iwacu kuvuga ngo igisekuru cyanjye ni abapasiteri b'abadive ariko hashize igihe ngewe ndi umurokore nsengera muri ADEPR ndi n'imfura ya papa ubwo n'igihe wavuyemo papa arambwira ngo usize idini ya so na nyoko namubwira ariko nta dini